Yes, reka nongere nkohereze ikaze nshuti mukunzi wacu aho uherereye hirya no hino mu gihugu, yaba uri mu majyepfo, amajyaruguru, uri iburasirazuba, uri mu mujyi wa Kigali, mwese reka nkomeze kugenda mbabwira ni mukomeze kugira ibihe byiza cyane, ngendacyari Madison ukomeza kugenda nkwifuriza ibihe byiza cyane. Rero hari ibimenyetso byinshi abantu bakunze kutamenya cyangwa se bakunze kwirengagiza, nyamara ibi bimenyetso akaba ari ibimenyetso bishobora gutuma rwose umenya ko urwaye igifu cyangwa se igifu cyawe kirwaye. Ibi akaba ari ibimenyetso ngiye kugenda nkubwira ndetse ugomba kugenda witaho cyane kugira ngo niba hari aho ushobora kuba uhuriye nabyo ubashe kuba wamenya ko ibi ngibi rwose ari ibimenyetso byerekana ko igifu cyawe kirwaye. Ikimenyetso cya mbere nakubwira ko ushobora kubabara mu nda by'umwihariko ku gice cyo hejuru, ni ukuvuga ngo ku gice cyo hejuru ahagana ahitwa mu kameme. Mu kameme rero ni mu nda, aho mu inda ihurira n'igituza hariya hagati rwose niho bita mu kameme, cyangwa se nicyo gice cyo hejuru ushobora kubabara ukumva urababara cyane. Hariya hantu iyo uhababara cyane akenshi ugakunda kubabara, aba ari indwara y'igifu cyangwa se akaba ari ikimenyetso cyerekana ko urwaye igifu. Ikimenyetso cya kabiri rero gishobora kukwereka ko urwaye igifu ni kugira umuriro mu gifu, cyangwa se ukumva mu gifu cyawe harakokera cyane, nubwo utari kubabara ariko urumva uri kokera. Iyo uri kokera rero ukumva mu gifu cyawe harokera cyane, ibyo nabyo bishobora kukwereka ko ufite ibimenyetso by'indwara y'igifu, cyangwa se ukumva harimo aside nyinshi cyane, kwa kundi wumva utuze nk'umubi, watura umubi ukumva hazamutse aside ikaze cyane. Ibyo nabyo ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko urwaye igifu. Ikimenyetso cya gatatu rero gishobora kukwereka ko ushobora kuba ufite indwara y'igifu, ni uko ushobora kumva ubangamirwa mu kurya cyangwa se ukumva nta apeti ufite. Ni ukuvuga ngo iyo utakaza apeti kera cyane kenshi cyane, ukumva kenshi urakunda kubura apeti, ibyo nabyo ni ikimenyetso kikwereka ko urwaye igifu. Akenshi burya hari abantu babura apeti kandi wenda ntuheruka kurya, mbese ntiwariye ntiwanyweye, ndetse ukumva rwose ntago ukeneye kurya, ufite apeti nkeya. Ibyo nabyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko urwaye igifu. Yego, ikindi kimenyetso rero nshuti yanjye ngomba kukubwira ni uko ushobora kumva akenshi ugahora wumva uhaze, akenshi wumva uhora uhaze, ntuzi ngo wahagishijwe n'iki ntiwariye, ariko ibyo nabyo ukumva urahora uhaze ntushaka kurya. Ibyo nabyo kumva uhora uhaze nabyo ushobora kuba ari ikimenyetso cy'uko igifu cyawe kirwaye, ntabwo kiba gikora neza. Rero ikindi kimenyetso cya gatanu, ikimenyetso cya gatanu kikwereka ko igifu cyawe gifite ikibazo cyangwa se gishobora kuba kirwaye, ni ukumva ucika intege cyane, cyangwa se nanone ukaruka mu buryo butunguranye, ukumva wacitse intege cyane cyangwa se ukaba waruka mu buryo butunguranye. Nabyo ni ikimenyetso kikwereka ko ari ikimenyetso cyo kugenza cy'uko igifu cyawe kirwaye. Kumva iseseme kenshi rimwe na rimwe ukaba byakugeza ku kuruka, ukumva ufite iseseme ntabwo uzi icyayiguteye, ukumva ufite iseseme bikaba byatuma unaruka. Ibyo nabyo ni ikindi kimenyetso cy'uko urwaye. Ikimenyetso cya gatandatu rero ni ukubura imbaraga no guhorana umunaniro udasanzwe. Iyo ukunda guhorana umunaniro udasanzwe ukumva nta mbaraga, akenshi burya indwara y'igifu ishobora gutuma intungamubiri zitinjira neza mu mubiri, bikaba byatera umubiri wawe gucika intege no kugira umunaniro. Niyo mpamvu rero akenshi kubura imbaraga n'umunaniro mwinshi ari ikimenyetso cy'uko igifu cyawe kirwaye. Ikimenyetso cya karindwi nakubwira ni uko ushobora kumva ubabara cyane nijoro cyangwa igihe usinziriye. Wasinzira ukumva urababara cyane, ushobora kumva ubabara mu bitugu ahagana hejuru. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko rwose urwaye igifu cyawe rwose kitameze neza. Icyo gihe akenshi ukumva biragera nijoro ukumva urababara,
bigatuma usinzira nabi, ukumva ufite umujagararo wo gusinzira, ntusinzira neza. Ibi byose ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko ari igifu cyawe gifite ikibazo. Rero nshuti muvandimwe, ikintu ugomba kwitondera, niba wumvishe muri ibi bimenyetso hari icyo ushobora kuba ufitemo nk'ikimenyetso kikwereka ko urwaye cyangwa se igifu cyawe gifite ikibazo, ushobora kureba ibi bimenyetso wasanga ubifite, ukaba wareba ese nibura wenda bimara igihe kingana ute, ese mbimaranye igihe kingana ute, cyangwa se bigenda byiyongera. Ibyo uba ugomba kugana muganga cyangwa se ugahamagara muganga ukamusobanuza, akagusobanurira. Rero ushobora no kuduhamagara kuri nimero zacu, ukaba wagenza ute, watubaza, yego ukaba waduhamagara ukatubaza, tukagusobanurira, tukakubwira uko bimeze. Yego rero nimero ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp yacu, nimero ni 0722 13 Izo nizo nimero za WhatsApp ushobora kutubazaho tukagusobanurira. Reka mbashimire rero ko twabanye mu kiganiro. Reka tuze gusubira mu biganiro byacu uri buze gukurikiraho. Njye nari MC Matson, muganga Matson niwe wakugezaga iki kiganiro. Reka mbashimire ko twabanye. Wumva ukunze iki kiganiro, ushobora kuba wakanda like, share cyangwa se comment ukatubwira icyo wifuza ko twazakubwiraho, kandi ntiwagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko bikwiye. Kabashimire, ukomeze kugira amagara mazima kandi azira amaganya.